listening ni ugutega umuntu amatwi, ariko ukamutega amatwi y'umubiri, ariko ukamutega n'ay'umutima. Buriya iyo umuteze ayo matwi hari ikintu kibaho. Na byabi na za behaviors za nyifato twita ko zidashobotse usanga zishoboka burya. Ariko uwo musaza ngo abibonye ukuntu umuntu yariho amubaza ngo arambwira ati maze sha si nkuru ushaka, andika ngo urupfu rwankozeho nanjye narukozeho, ati ngaho ngaho ugenda. Urugendo utasobanura uko rwagenze ntibyumvikana, kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo Uwiteka nahimbazwe, we utegeka. Gikonje ari kumwe na mama we mu gihuru, batitira kubera imvura nyinshi cyane yari nayibanyagiye. Abandi bo mu muryango we bari bamaze kwicwa bose, asigaranye na nyina wenyine, nawe wuzuye ibikomere, watari buramuke eba ko gahinda. Nuko Kanyarwanda areba mu maso ya mama we, yari yuzuye amarira, na mama aramureba, mama ahera kwamubwira mu magambo akomeye yuzuye agahinda kavanze n'ibyiringiro, ati mwana wanjye Kanyarwanda, uko biri kose ngiye gupfa, usige wenyine mw'iyi si, ariko mbere yuko ngenda umva mwana wanjye mfite inzozi. Ndareba hirya y'imibabaro, u Rwanda rushya rwuje amahoro, rutarimo ivangura ry'amoko, ruzira urwango n'amacakubiri, urwo rumuri rw'icyizere. Ndareba abana bakina hamwe, ababyeyi babo bicaye hamwe, naguhezanya nta n'urwikekwe, mu kubaho gushya byose bishya, urwo rumuri rw'icyizere. Rwanda we, Rwanda we, rinda urwo rumuri rw'icyizere. Abanyarwanda twese hamwe duhatanira ibyo twizeye. Rwanda we, Rwanda we, rinda urwo rumuri rw'icyizere. Abanyarwanda
yasabiye nawe dusabira bituzabure muri ibyo birori. abo nkunda ese koko unyitaho iyo mpangayikishijwe n'iby'ubuzima ese koko urabireba iyo ndebye imbere yanjye mbona ari umwijima gusa kandi n'inyuma aho mvuye ni kure cyane. Ambassadors of Christ, murakoze cyane. Imana ibaha imigisha myinshi. Tugiye kwakira Dr. Efrari Rurinda atambuke atugezeho ikiganiro cy'isanamitima. Aza nagira ngo nze gusaba abantu muze warambira ati buriya ku isabato n'ibindi nabisiba atari ko buri hari hanze ntaho be yabizera ati buri isabato yanjye ntabwo yagenze neza. Nuko umwana mu gusohoka arareba babona bose barigende bagize gute ajya kuri groupe ya mbere abona bariho barasuhuzanya barabazanya makuru y'icyumweru. Okay, abakabiri habona bari hariya hanze nuko bariho barahanya amarinye nyuma yaho bari buhurire. Abagatatu asanga bariho barahana high five murabyumva. Nuko biramuyibera ati ese abantu twari turi kumwe cyangwa none hegera itsinda rimwe arariro ati excuse me abandi bati yes ati
nuko baza ikibazo ati mwaba mwari muri mu rusengero? Ati twari turimo. None se byahavugiwe mwabyumvise? Ati twabyumvise. Ariko bikomereza ibiganiro byabo. Nuko arangije arongera arabarogoye arabwira ati none se ibyabaye kuri uriya muntu mwabyumvise? Ati twabyumvise. None se ikibazo cyanjye, polisi kiriya gihe yari iri hehe? Birumvikana ko yari umwana w'umuzungu. Polisi yari iri hehe kugira ngo umuntu arengane kuri kariya kageni kugeza bigenze kuri? Polisi yari iri hehe? Polisi yari iriho gusa arengana na kuriya. Ariko polisi niyo yamurenganyaga inzego z'umutekano. Ariko narongera avuga ati none se ko ndeba ntacyo bibabwiye? Bwa nyuma arangiza babaza ikibazo cya gatatu aravuga ati none se nta bantu b'umutima bari bahari? Abantu b'umutima bari bahari kugeza abantu bajya ku, ariko ab'umutima ntawe utanga icyo adafite, nabo bamukoreye ibyo mwumvise buri kera mama. Ariko nawe ndavuga kiriya gihe bwo ni ikindi kindi, ariko kiriya gihe rero nagira ngo nongere nsurinyira ijambo. Iki kibazo yabajije ngo ibyavuzwe ko yavuze ngo ibyabaye kuri uriya muntu mwabyumvise? Nanjye ndabaza ni ibyabaye kuri Augustin mwabyumvise? Twabyumvise. Iki ntushaka ko tuganiraho aka kanya, nicaye hari amaze kubyumva ibyo gusa yavuze. Navuze iyo bishoboka munari gusohoka nkahita nitahira ko navuze nta biragoye. Ariko amagambo muvandimwe Munezero ashyizeho ya Dr. Nahasoni neza ahuye n'icyo tugiye kuganiraho. Amagambo nifuza ko tuganiraho, hari umwana yaravuze ati mwabyumvise. None amagambo nifuza ko tuganiraho mu minota mikeya ni amagambo yo gutega amatwi wacitse ku icumu. Niyo mpano ikomeye. Yarabivuze Dr. Nahasoni ngo ni yavuze ngo niba nta gikoresho na kimwe wakoresha kugira ngo upime akababaro agahinda biri mu mutima wanyuze muri jenoside yakorewe Abatutsi. Buriya se mu by'ukuri baze guhita icyo wavuga ni iki? Nta na kimwe. Isa umumama aza akamwihagarika mu kanwa, nta na kimwe wavuga. Rero avuze ngo nta kintu na kimwe wamukorera. Ibintu se wamuha? Bari bafite byinshi. Ariko yaravuze ngo kereka gusa kubumva pasiyamo. Icyo nicyo nise active listening. Active listening ni ugutega umuntu amatwi, ariko ukamutega amatwi y'umubiri, ariko ukamutega n'ay'umutima. Buriya iyo umuteze ayo matwi hari ikintu kibaho. Na za behaviors, za nyifato twita ko zidashobotse usanga zishoboka burya. Aho yari ari ku ishuri na umwana umwe ntajya nibagirwa, yari umwana wananiranye. Burya ibintu bita kunanirana mu myaka yanjye mu nararibonye, njya namaze kubona nta munyeshuri w'umusukubaho. Icyo nicyo cya mbere. Ahubwo ntabwo tumenya uburyo bwo kumufasha ubwo aribwo. Ariko n'ikindi cya kabiri, nabo abana twita impossible, oya ntabwo abantu dusigaye tubiganira bakanseka, ariko ntabwo bishoboka. Uwo mwana yagize gutya yari yarananiranye, yahagararaga gutya kuntuza kuri esikariye hejuru, akihagarika hasi. Akaba ari kwihagarikaho rwose. None ndavuga ariko uriya mwana uretse nze ndamuhamagara imwe mu bintu ndamubaza, ariko bite? Ntabwo ndi bumuvuga izina. Ntabwo ati bite se wowe? Ni byiza. Terezo atugusuje kumpanura amanisha iki se? Uramanisha iki? Kwibihano byose yari yarabigize. Ntabwo nje kuguhana. None se niki? Kuri kuntera igihe niki? Mpana niba ari ukumpana nigendere. Ntabwo ari kuguhana. Mwese shaho kuki utakunda kwiga? Kuki utagira gute? Yari yazamutse yagize rwose, atangiye kuzana nabwira nti humura dore nta nubwo nkwigisha, nta nubwo ngira gute, ngiye gutwiganira gusa nta kindi. Arangije Abanyarwanda bagira umugani mwiza ngo nta ujugunya agafuka atagapfunduye. Utagapfunduye ntabwo umenya ikirimo. Uriya Augustin muhuye kuriya, maze ikintu yambwiye umwana, tumaze umwanya muremure, hamwe ati harya ngo ikibazo ngo ni ikihe? Kuyita udashaka kwiga.
ngo none se kwiga abize se byabamariye iki? Kandi iki kibazo gikomeye, kandi yari wa mwana uzi nk'umwana impossible. Nuko arangije rihuta, nuko tujyana ikiganiro gito kirekire, tukuzambwira ati mpamvu reka nkubwire, data uramuzi? Ntabwo muzi. Mama se uramuzi? Ntabwo muzi. Diplome data yari afite urayizi? Cyo koraza kumbwira ko yari afite PhD. Arambwira ati mama urayizi? Yari afite masters. Ziri he? Bari he? Zaba muri iki? Samari iki? Tiyabaye byari kubakiza nanjye nari kubyikwiga. Ariko nibyo nta soni yavuze ngo buriya ngo il faut s'entraîner à les écouter patiemment et essayer de décoder le langage de leur souffrance. Za bya behaviors udashoboka zo kugira gute, ziriya ni message à décoder. À décoder. Ni message à décoder. Ahubwo ikibazo twebwe tunanirwa kuzidekoda, tuzinanirwa kuzisobanurira amakode batwohereza, ariko twebwe tudashobora. Tudashobora. Hagati yabo natwe ugufite ikibazo ninde? Ni nabyo biba mu ngo zacu mu bana. Rero iri jambo bita active listening, mu by'ukuri iyo tuvuga kumva n'ukumva, ariko kumva hanga ntabwo bisobanura icyo shaka kuvuga. Kumva mu Kinyarwanda biragize kuko tugira gutyo mubwira umuntu mpereza iyo radio numve sha. Wumva iki? Wumva amakuru. Utu umwenda uratose nimpereza numve. Hawukoraho nkabyumva ko gize. Ururi umubyeyi yavuga ati ibiryo nta munyu mwinshi urimo ratumpereza numve. Naho akagenza gute? Akumva. Noneho umwana yaba yitumye kugira izuru kuri diaper uti reka numve ko yitumye. Ntabwo ari ibimvuga. Ndetse Alex Kagame yaravuze ngo no kureba nabyo bihinduka kumva. Bihinduka kumva. Ariko kumva shaka kuvuga nuko twe kumva birimo ibice bibiri. Harimo gute kugira gutya kwemerera amatwi yanjye ko urusaku rwinjira ukemera ko urusaku rwa amajwi yanjye yinjira mu gutwi kwawe. Cyo ni kimwe. Ariko hari ikibaho hejuru yo kufungura amatwi. Yo hejuru gufungura amatwi. Nukuvuga ngo hari itandukanye cyo hagati y'icyo bita hearing n'icyo bita listening. Twebwe rero kenshi tugarukira kuri icyo kintu bita hearing. Ariko listening ntitugera aho ngaho. Kuko hearing nukwemera ugutwi kwacu ko hinjiramo ibintu. Ariko listening ikazaho cyagiye twemereye ubwonko bwacu, ibyo bikinjiramo ibyo Gusite yatubwiye, byamara kwinjiramo tukanabitekereza, tukumva ibyo Gusite yagiye yanyuzemo, tukabigira ibyacu. Tukabigira ibyacu. Ngiki cyo bita listening. Reba hari bavuze hearing biba accidentally. Ibintu biba by accident. Naje hanga nibere kuri telefone ariko binyuzemo. Numvise ibya Gusite ariko no involuntary. Ibyo mpamvu mwana avuze ati ariko ibyo avugira mwabyumvise. Involuntary ibindi nuko ngo nta bushake tubishyiramo ibindi, nta effort tubishyiramo, ariko listening mbifatira umwanya narangiza bikabi byanjye bikaturuka muri gihe icya gatatu bikaba intentional. Nta muntu ujya listening ajya kuri urwego ngo bibe by accident. Twebwe rero usanga kenshi naho mu nzu y'Imana tugarukira kuri hearing. Tugarukira kuri hearing. Auguste rero kuki tugomba kumwumva? Tugomba kumwumva kubera yuko ni umuntu udasanzwe wanyuze mu bidasanzwe, uvuga ibidasanzwe, no kubyumva bisaba ko dukoresha ubushobozi budasanzwe. Ariko ntabwo kenshi hari igihe tudashaka kugira aho ngaho. Umuvandimwe yarari hano Emile hari ikintu higeze avuga, njya nkunda kukivuga kenshi, tubwigitekerezo cyabera igisagara, umusaza nka kuriya kwa Gusite. Umunyamakuru aramusanga mu bushize narabivuze. Aramubwira ati gutya tumbwira uburyo warokotse, arabimubwira nuko umunyamakuru arangije atoya nawe oya ngo nawe urakabije. Ura mu makosa dushobora gukora ni ukwandaestimating, ni ukwambura agaciro ubuhamya bw'umuntu. Buriya ndabizi neza, buriya yavuze bimwe hari ibindi atavuze, ariko buriya mwiherenya akabona ubishaka yabikuvuga. Hari ijambo yarangirije yavuze ngo hari igihe yumvise ashaka kubireka kuko yarabivuga akabona n'ubundi abantu. Ariko ahangaho turi hano umuti simbizi, ariko uwo musaza ngo abibonye ukuntu umuntu yariho amubaza ngo aramubwira ati maze sha sinkuru ushaka andika ngo urupfu rwankozeho nanjye narukozeho, ati ngaho genda. Rwankozeho nanjye ndukoraho, ati ngaho genda.
kuko ntabwo arashaka kumva ishamatwa ariko ntashaka kugira hahandi kugira hahandi. Rero icyo ni cyo nuko ngo ubuhamya bwa Auguste birasaba buri deep, bisaba ko natwe tugomba kuba turi deep. Ikindi byamutwaye imbaraga nyinshi kugira ngo atsinda amarangamutima ashobore kugira, bisaba imbaraga nyinshi. Hari umuyobozi umwe w'igihugu niko nabyumvise simbizi, yageze imbere y'abantu nuko aravuga atangiye biramuyobera, emotion araza abantu batangiye guseka ati comprenez mes émotions, comprenez mes émotions. Buriya hari sacrifice bikomeye yagize, kandi impano twamuha kandi mukiza muri aka kanya ni ukumwumva. Buriya reka nsabe tujye kuri slide ya 3. Buriya ndihuta ntabwo mbatindirane kuko nta nubwo nabijyamo cyane kuko ibyo twumvise birahagije, indirimbo twumvise ubwazo ziranye. Buriya abahanga berekanye yuko mu bijyanye n'imitekerereze yacu hari ibice bitatu. Igice cya mbere cyangwa ibyo tuzi nicyo bise conscious mind, igice cya kabiri nicyo bise conscious mind, igice cya gatatu nicyo bise unconscious mind. Conscious mind ni ukwangwa ubugiye rurinda ubabwira aka kanya hari ibintu ndi kubona, hari ibintu nzi, ubanjije niyo naba bihita biza ku kanya biri mu hano. Byinshi nibyo Auguste yatubwiraga, abyibuka nka rejo bundi arejo nako. Ariko hari ibindi mutekereza imyaka yari afite, hari ibindi yatubwiraga, hari ibindi buriya atibuka, ariko umuhaye akanya kuvuga ati buretse ndebe ati akabikurura kongerera akabizana. Ibyo nibyo biri hari abiri mu cyo bita conscience. Cyaje uvuga uti buretse kera nigisha secondaire, umunyeshuri nigeze mwambura ikayi gutya agiye kujya mu kizami, yarariho ageze mu kizami agifata urupapuro abona ikibazo cya mbere akubita umutwe kuvuna umusatsa ashyira hejuru, ndagenda ese bite ati reba ese biki ati reba iki kibazo ndakireba ntibiteze ati no ati reba n'icya kinere ntonsoma ati we cyagiye unyambura ni none se nkumarira iki ati mbabarira ugende undebere ijambo ribanza ibindi ndabikora mbabarira gusa kari ndebere ijambo ribanza. Hari ibyo rero bihita bigenda bikajya hariya bikagenda, ariko twagira imbaraga zo kujya tubitekereza bikagaruka. Ariko noneho hari igice cya gatatu kiri hariya cyitwa unconscious. Aho ngaho ni hahandi mu cyongereza bahise ngo ni repertory, ni repertoire. N'ahandi ibintu byose bigenda guhera mu bwana bwacu tutaramenya ubwenge byose bigenda bikajya bikitekera. Byarangiza rero ibyo ngibyo. Buriya jewe cyane muzabona ku bantu banyuze muri genocide, kuko ukabona umuntu wa mbere ya genocide n'umuntu wa nyuma ya genocide, it's a day and night. Mbere yari umuntu happy ugira gute wajye kubona yarahindutse, byagenze bite? Ibyo bintu bigenda byose bikagera nibyo bigahinduka moteri y'ubuzima bwacu, bihe inyifato zacu z'uyu munsi zikabara aho ngaho zituruka. Niyo mpamvu ubona abantu banyuze muri genocide rimwe behavior zabo hari igihe tubatera amabuye, ariko ari wowe usibye Imana igira neza. Aho rero buriyo niho uzajya ugasanga umwana ku myaka 2 ku myaka 3 yagize gutya, iwabo hahora conflicts hagati ya papa na mama we, nuko byagira I'm sorry kwa nabivuga gutyo, wayakona ukabona agakura gutyo, niba ari umwana w'umukobwa akabikora ibyo biragenda bikajya aho ngaho, kandi ntafite ubushobozi bwo kubyibuka ngo akubwira ati byaturutse aha ngaha. Yamara gukura ukayagusanga nuko nguko karakubwira ati rero kundeba ibintu byo gushaka n'umugabo ntabwo bimbamo. Kubera iki simbizi, ariko numva kubera yabonye uko se agenza nyina, cyangwa yabonye uko nyina agenza se akabizima. Behavior zacu z'uyu munsi tugaturuka hariya, kandi ntabwo tuba dushobora kugenza gute kwasobanura. Gusa ikibaho ni iki rero, kenshi hari igihe tugira gutya, hari ibyo mu gifaransa bita lapsus, cyangwa mu cyongereza ni slide of language. Ukagira gutya nk'ubu Auguste ari kuvuga gutya gutya agaciko kanuka kazamo, excuse me, nawe ntazi uko kaje, kuko ntabwo ibyo ngibyo biriho bikarutse. Niriya no kugira trauma kagira gute ngo hari igihe ibyo birango biza bigapfundikira bya bindi ushobora gukontorora, asigaye tugahinduka iki ukagira ukajya ugasanga n'ibintu simbizi ko ibi kenshi ugasanga mu nzozi nibyo bigarutse, kuko mu nzozi ntabwo tuba dushobora bikagenda nawe ndi kuvuga nkavugishwa ntiburiya rero kureba rwose zero zibiza rwose buriya ndakunda gukunda, ariko navuze ndagukunda kuko buriya muri jewe
iyo ndagukunda niyo ku muntu wari ko hirya ikirimo gikomeye icyo kigize. Rero niyo mpamvu tugomba kumva bacitse ku ishuri n'icyo uriya naho bagena nta behavior igaragara ko idashoboka, hari impamvu. Sinzi niba tujya dutekereza imyaka Augustin yari afite imyaka ingahe? Yatubwiye 8. Ukikorera biriya bintu uyu munsi rero umwana w'imyaka 8 ukamwikoreza biriya bintu. Najya kuri slide kurikiyeho mu bahanga bibitekereza umwana bari kuri stage bita mu bitekereze nibyo bita concrete operational stage. Niyo mpamvu yakubwira ngo mama yarambwiraga ngo gupfa se n'iki. Iyo concept ubwayo iri abstract, ntabwo yayumva. Noneho rero ari ibintu babigoye ngiziri ari ama stages. Ku myaka 7 kugeza kuri 11 ni hari abayibere abari muri abstract, abatekereza kuri iki ngiki areba afataho, ariko kujya muri abstract icyo ntabwo ari ibyo. Niyo mpamvu ya principe yo mu mibare muri physique iyo usize ikintu mu mazi babajije niba ari umwana baramubaza bati none se qu'est-ce qui se passe quand on jette un corps dans l'eau? Arabwira ngo il en sort mouillé. Kuko ubundi niba wijugunyemo quantité y'amazi isohotse ihwanye na ntuzi, ariko ntabwo aragira aho ngaho ati none se bigenda gute? No, kijugunyemo gisohoka cyatose nyine hari ibindi. Kuko rero akaga igihugu cyacu cyagize kwikoreza abana nk'abari ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi akaba ari umupapa, umunsi akaba ari umumama. Izingira gutya rimwe hari abantu nareraga nuko rimwe twabyumvikanaho nk'ibintu mukora ntasoni mo mufite, nuko ntabwo nabisabiye uburenganzira niba bari hano bayihangana, ariko agije umwe aramwe atari ko ibyo bintu tubwira ubona utaturenganya neza kubera iki? Impamvu utabikora nuko ufite aho wabikuye. Twebwe twabikuye hehe? Usibye kwishakashakira. Sibyo zabye babo ntibabazi. Usibye kwishakashakira twabikuye. Wowe ufite aho wabikuye kuko wabanye n'ababyeyi bawe. Twebwe twabikuye hari ubundi. Abantu rero aka kanya rero i active listening kwa kubumva tuvuga hangaha iyo tuvuga ngo twumve Augustin n'ubwa mbere nuko umuha amatwi tukabyumva, bwa kabiri tukarengayo kumuha amatwi gusa ahubwo tukajya hehe tukajya bwa kabiri noneho tukabyemera bikagera ku bwenge bwacu tukabuha umwanya. Umugabo n'umugore umwe yari yaranyuze muri jenoside undi ntabwo yari yaranyuzemo, yari yagize amahirwe bibera cyangwa reka mfungira aho ngaho, ariko ntabwo yari yarinyuzemo. Nuko noneho nkangije n'umudamu buriya rero umuntu yabinyuzemo akunda kubivuga nka kuri Augustin yabivuze yaruhutse. Niyo mpamvu kuzanga reka ntaza kubyibagirwa nshimira itorero kuko uyu mwanya ni umwanya wo gukira, ni ivuriro abantu baba barimo. Uyu mwanya rero itorero ryatanze ntugira ukuza, uyu mwanya igihugu kiba cyatanze ntugira ukuza, kubera ni ugukira. Nuko umugabo arangije, umugore akunda kubivuga nuko uko bivuze umugabo agasinzira, umudamu atari ko kuki ibyo nkubwiye ibintu byahite gusinzira kubera iki? Ngo ati no madam honey I'm very sorry, ati those stories your stories are boring. Kintu boring ni ikintu kibeze gute? Ayo mate arasinziriza, ariko nukwihangana kuko bari niho gukira kwe kugenza gute kuri. Hanyuma rero umuntu yaravuze ngo iriya reka yinshirireho, yaravuze umuntu witwa Scott yaravuze ngo you cannot truly listen to anyone and doing anything else at the same time. Yes, you cannot truly listen to anyone and do anything else at the same time. Ntabwo bishoboka. Ya active listening, ya écouter patiemment. Dr. yatubwiye ikiri mwanya nk'uyu nguyu buri yahagaze hano kabona mwumva mugira gute n'ikintu ariyumva bigize, hanyuma twarangiye tukabyinjiza mu bwenge bwacu tukabinyunguta. Buriya buhamya bwa Augustin tukabunyunguta, twarangiza tukabwuza. Kunyunguta murabizi twangiye tukamira tukuza tukongera tukagira, icyo gihe birangiye byabaye ibyacu. Iyo byabaye ibyacu rero umutwaro ntabwo uba kiri Augustin wenyine ahubwo wabaye wacu. Twahuriye hari hanze Augustin bitesha bite umuntu
uri kubyibazwa gute na professor na pastor na kibose wose ari wa muntu hari abirwaga bakorera bya bindi hariya yavuze nguko uko yongera akava muri negative akagenda ajya muri positive. Tukumbe burya nanjye ndi umuntu, nanjye burya nabona banyitaho, nanjye nabona banyitaho. Maze rero aho ro tukaba turiho turajye muri rya jambo Paulo ani Paulo yabwiye abagalatiya, yaravuze mu gice abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2, yaravuze kandi ni nacyo gikomeye ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko yande ya Kristo. Twakirane ibituremera ubwo ukamwakira utereka shamfata akangaha, reka nanjye ufata ahangaha, icyo uri gutyo gutyo, hanyuma tukagenza gute ejo byadushobokeye tugasimbuka tukajya kumusura tukagira gute. Ni ikintu gikomeye kicyo nguko uko gukira nguko iyo ariko byaturutse kuri ya active listening. Ni kuri active listening niho byagenze gute, niho byaturutse za mvugo. Rero icyo gihe byagenze gute, za mvugo ngo umusonga wundi ntukuraza oya mu bana b'Imana ntabwo babikibaho. Muri macyo Augustin ntabwo abakikore wa mutwaro wenyine, ahubwo icyo gihe haza ikintu bita empathy. Empathy rero nukuvuga ngo yewe Rurinda uri ahangaha, okay cyane bya Augustin kagenda nkamusota kubiganira tukagira gute. Icyo gihe noneho ngerageza gufata inkweto ya Augustin nkayigendamo nubwo amaye mateka n'abantu arabayemo kabigenda kakandagiramo kuko ubu ngiye ukabona ndi hose ngira gutya avuga utari ko buriya hari ibyo ajya yigira buriya se, ariko urunyambuye nawe ukashyiramo uravuga uti rwa rukweto ubutaha ujya kubona hari ujye kuzwambara uzirukanka uti none urwo rukweto ndabizi uko ruryana. Sibi aho niho hazamo empathy. Kandi abana b'Imana naho konko bagomba kugenza gute, bagomba kugenda inshuti imwe ngana ku musozi, inshuti ya imwe ifite umwana w'imyaka 7 cyangwa 6 kigutya akagiye yumvise na nyina babiganira, nuko rimwe akabibika arangije agira gutya arimo araryama ni 2:00 n'igice ararose ati yo avuze induru. Agiye yise na nyina baragenda bigenze bite, ati byari binyishe bari banyishe. Uratese ku myaka 6 ariko urumva yagize ya empathy. Uwo mwana ibyose nubwo atarahari ariko yamaze kubyumva. Uriya runga iki cyo tubura iyo umusonga wundi wamaze kuba wacu, c'est fini. Aho ni hahandi no ya never again tuvuga. Wamaze kugira gutyo ukabyumva zibizi. Arigiye nkunda gutanga ingero, ariko ndari undi muntu mbere ya genocide yari umuntu ukomeye, none hari undi muntu w'umututsi mugenzi we, nuko ariko yari afite imbaraga zo gukiza uwashaka agira gute, nuko birangije agira gutya rimwe nyuma genocide haza kugira ibyo ya aregwa, nuko none hagahora yiteguye ko bashobora kuza kujya kubimubaza, nuko asanga wa muntu ati niko jabite undati ni byiza, ati ya ati burya ni kuri ya mwari mumeze, undateze gute, ati guhora ubwoba umutima ukubita nzi ku gihe cyari cyo cyose bantwara, undateze ati none ze, ati reka data wese ko ari imyaka 2 bimazemo, ati twebwe n'ubuzima bwacu, ati none kandi ikindi cya kabiri cyase umwana wawe ntiyiga hari ikibazo, ati twebwe rero yari wowe n'abagukomokaho bose. Uwo muntu yitwa empathy. Uwo muntu nubwo ngubwo kumubwira ngo never again yabyumva. Naho dukwiye kugira nk'abana b'Imana, umusonga wa mugenzi wawe ukaba wanjye, ahasigaye icyo gihe ibikomere bizakira nta nikiri. Ni never again twese tuzahagurukira hari, ariko impamvu tudahagurukira imwe akaba ku mugani ko yavugaga bayihakana bagira gute, ni ukubera yuko uracyari umusonga wundi, bijya musonga wundi. Ariko abana b'Imana reka bakwiye gufatanya. Noneho muravuze ngo iyo rero wamaze kugira kuri listening hakurikiraho kiriya kintu murebe uko Alda yavuze ngo listening is being able to be changed by other. Yes, bwa buhamya bwawe guse ukafite aho bwadukuye naho batugeze ngo guhera uyu munsi no ngiye gukora igishoboka cyose nkumire mfatanye na rero ngire gute, cyangwa se kuko byamaze kuba ibyacu ntago bikiri iby'umuntu umwe. Rero listening hatabayeho change of behavior ntakiba ibitari yakagirwaho. Aho rero yo nibwo ya never again rwose ishoboka rwose. Bityo rero ubwisese ubu tumubwire ngo iki se, umuntu wamaze kugera kuri urwego rwa listening hidusohoka ntabwo gwese babacanye baherukanye aho ngaho, ahubwo nanyumura wa musango wamuhamagara utogwise uraho, ariko byumvikane ntabwo ari uko ari ibintu umuntu asabiriza kuko akeneye barimiza no umuntu ugeze ari wanyuze muri biriya icyamukanga kindi niki
ariko buri gikomeye n'uwo ntuza imbere kumva ko noneho buriya mureka mbabwire ikintu kibabaje. Uzi ko umuntu agera ahantu habi kubera ya process ya dehumanization, abantu bakageraho biyanga. Niba mwarumvise ibintu His Excellency yavuze bya kazi niwe ubwo ati no nyabona muvandimwe ntubongere kwigora urwana no kudukiza, kuko nta mpamvu yo ko nta naho dufite aho kuzaba. Umuntu wageze aho ngaho none uwo muntu reka tuvuge unfortunately ntabwo yabayeho, ariko nko kuri akwagisi n'abandi bose bagezeho bati no kano kugura amasasu timwinyicisha sasa ariko birangirira kongera kubona abayeho umuntu kumukura hari ahantu kazongera kumwumvisha ko ari umuntu nyamuntu ushobora guhagarara abantu mu abantu bakaza bakuru kanaka bite yavuze ikintu gikomeye. Hari byagezaho nyuma ya jenoside cyane ibyo ni ibintu nabonye igihe nanjye nuko umuntu ubundi kugira ababyeyi n'ikintu n'ishema n'umuryango n'ikintu nta kintu kiza kibaho nkabyo, ariko mwahura muri nk'abantu yenda mwarokotse mwamutangiye kuganira gutya nuko umuntu agashyira hejuru ati jewe mwipresente je nitwa kanaka umuntu yabikoze turi kumwe ndibyirebera nuko ati je nitwa kanaka cyakora mfite ababyeyi bombi murabyumva. Donc akaba ari wisegura mvana abantu bagera ya active listening ngiki kiza gukuraho kugira ababyeyi bombi n'umugisha, kugira nyobukwe na nyoko n'umugisha. Aho rero haturutse imvugo muzumva yenda bakuru bamwe ntabwo bazizi, bakubwira bati kanaka buriya ni A2 ni ukuvuga ngo afite ababyeyi bombi, bati kanaka ni A1 afite mama gusa cyangwa afite papa, no bati kanaka ni A0 ya uko yaraminuje mu kuminuza uranyumvira icyo azo nuko ngo nta numwe afite. Abantu bakagira aho ngaho, niyo mpamvu rero mu kubumva nukubakura aho hantu rero ni ikintu gikomeye. Kandi so hanyuma rero twamaze kumva, ntabwo twumva neza active listening, ntabwo nta judgment bikibaho byiteka ryose. Vuga ati ariko nabo bararenge bagira gute bagira ibintu nk'ibyo no tumaze kumva ahantu umuntu yaturuka, aho ibyo byose bituruka, hasigaye ahubwo turicara tukagenza gute tukumva. Mu Wafilipi igice cya 2 umurongo wa 2 hari isomo narushijeho kongera kurikunda muri iyi minsi, haravuga ngo nuko naho ndi burangirize nyine, nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, twahuriye hanga kugira ngo dukomezanye dukomeze. Niba hariho gukomezwa slide nayishyira, niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho gukomezwa nibyo Yesu ashaka, niba hariho gukomezwa muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa ariko n'urukundo, twahumuriza gusa ariko tubivuye ku rukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe. Akarimbo kira turabana twajya tugira nzinibuka umurongo abantu b'Imana bagiye hehe, ako karimo nta bantu bakaza Imana bagiye hehe. Kristo niba hariho gukomezwa muri Kristo, niba hariho guhumurizwa, niba hari kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, ngibyo bintu dukwiye kuba dufite. Musohoresha umunezero wanjye, ntabwo ari uwarurinda ni wa Kristo, musohoresha umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ngicyo icyo dusabwa muri aka kanya, ngicyo ikintu tugomba kuba dufite muri aka kanya. Ndetse Yesaya 40 umurongo wa 1 kugeza n'uwa 2 hari ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye. Mana nimuhumurize bwagwise, nimuhumurize ariko no mu gihe kinasanzwe duhumuriza abantu, duhumuriza abantu dushyira smile on the faces of people kugira dutume bijima.
ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimubahumurize, niko Imana yanyu igenze gute ivuga. Hirya yavuze ngo nimubwirane ubugwaneza. Amen. Ngicyo nguwo umuti tuzahabwa ise n'uwo ari wese, nta n'ikindi kirakirabura mu bihe nk'ibi ngibi. Amigisho twize uyu munsi yavuze ngo bavuga itoro rya kera ngo Yesu yatwohereje mu isi yashegeshwe ngo tube abahagarariye Kristo, ngo tube abahagarariye Kristo, tugeze urukundo rwe ku bandi. Yatwohereje mu isi yashenjaguritse, yatwohereje mu mitima yashenjaguritse nk'iy'aba Augustin, kugira ngo tugenze gute tubashyire urukundo. Ngo ubu Kristo bwo mu isezerano rya kera bwaranzwe n'urukundo rwa Gikristo, buri wese yakundaga mugenzi we n'abantu babanaga. Ibyo niko amigisho y'uyu munsi yatubwiye. Niba hari gift baho ushobora guha, imwe muri gift nziza ushobora guha wacitse ku icumu, ni ukumwumva. Ni kumwumva ni bya bindi iforoless say s'exprimer. Hanyuma kandi ikindi nkuko bavuze tukamureka akavuga, ariko tukamuha kanye tukamwumva, ariko na langaje zarizo zose agize buri iba ari message. Umwana niba yitumye ni ashaka ararira, niba agize ashatse kurya ararira, niba agize kujya ibyo ababyeyi bakabimenya, kuki twananirwa kumenya ibindi, rero reka tubumve, ariko tunumvane hagati yacu, nta nubwo ari bo gusa, tunumvane hagati yacu maze duhuze imitima kandi Imana idukomeze. Augustin, wakoze cyane kudusangiza kandi turagukunda. Murakoze.